uyu munsi kubera ko navutse abantu mwumva ibyo navuze bitemewe ari amahano muvuge muti yari umwana byinshi utamenye kuri Scovia. Scovia wamenyekanye akamenyekana ku isi hose, akamenywa n'abantu benshi cyane ndetse akabazwi n'uwari we wese. Scovia by'umwihariko yamenyekanye kuri channel yiwe yise Mama Urwa Gasabo. Hanyuma rero kuri uyu munsi tugiye kureba amateka ya Scovia ndetse abakunzi biwe ndetse n'abakunzi ba Flex TV tumenye Scovia tumusobanukiwe neza. Hanyuma rero mbahaye ikaze, nyaboneka niba uri mushyashya ugiye ukanda subscribe, hanyuma kandi no kunzogera kugira ngo tubane mu biganiro bya buri munsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, ukanda like, nurangiza usharinge, dusigire n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ndetse n'imyirondoro ya Mama Rwa Gasabo. Tuzi cyane cyane Mama Rwa Gasabo, ariko amazina ni Scovia Mutesi. Scovia rero Mutesi yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho yavutse mu mwaka w'1986. Scovia uyu munsi akaba atuye i Kigali, yimutse ava Iburasirazuba ajya gutura i Kigali. Scovia yize segonderi, aho yize Human Science ndetse ayiga na University, aho yize muri National University of Rwanda. Aya ni amashuri yize. Hanyuma sibyo byonyine, Scovia afite byinshi cyane byamuranze, aho Scovia ari umunyamakuru kandi akaba ari manager director w'urubuga rw'amakuru rwitwa Mama Urwa Gasabo. Urwo rubuga rugaruka cyane cyane ku bibazo by'uburinganire, imibereho ndetse n'amakuru atandukanye agenda tugezaho kuri urubuga rwiwe. Uru rubuga yarushinze mu mwaka w'2018. Niho washinze uru rubuga rwa Mama Urwa Gasabo. Yigeze gukora kandi nk'umuyobozi w'itangazamakuru muri Mama Rwa Gasabo, ari muri uyu mwaka w'2020. Niho cyane cyane yibanze kuri uru rubuga rwa Mama Rwa Gasabo, aruvugaho byinshi cyane, atangaza byinshi cyane kandi ararukoresha kugira ngo rumenyekane ku buryo rwaje kumenyekana ku isi hose. Sibyo byonyine, yarakomeje atubwira ngo ku itariki 15 Ugushyingo umwaka w'2024, Scovia Mutesi yatorewe kuba perezida. Mama Rwa Gasabo yanditse amateka. Ahangaha yabaye perezida w'iki rero? Yabaye perezida w'itangazamakuru ryigenga mu Rwanda, ari ryo twita RMC, urubuga rwigenga cyangwa abanyamakuru bakora amakuru mu buryo bwigenga. Sibyo byonyine, Scovia yakomeje yandika amateka atandukanye. Yatsinze mu matora, muri aya matora yo kugira ngo abe perezida, uko byagenze. Yatsinze mu matora aho amajwi yari afite 123. Hanyuma yahabwaga abanyamakuru, aho yabonye amajwi kuri 87, hanyuma abandi sigarana 36. Ibi ndabivuga gute kugira ngo ubyumve neza? Reka mbikusobanuriye ukuntu aya majwi yiwe yari ameze. Yatsinze mu matora aho amajwi yari 123. Yahabwaga abanyamakuru bari bemerewe gutora ubwishi bwari 87 y'amajwi yemewe, naho 36 atari yemewe. Muri kubyumva? Hanyuma yavuze ko azaharanira ko abanyamakuru bakora akazi kabo mu bwisanzure, ariko kandi mu buryo bw'umwuga. Iyo mpamvu nakubwiye ati
we nugira ikibazo mwegere rwose, ni umwana mwiza aragufasha nta kibazo, dore ko anahagarariye abanyamakuru bigenga. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu minsi yo kwibuka, abanyamakuru bicwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yagaragaje ko itangazamakuru rigomba gushyira imbere conscience, umutimanama, kurusha gusa gushaka amafaranga muri iri tangazamakuru. Dukore amakuru ariko dushyiremo umutimanama w'ibyo dukora. Sibyo byonyine, mu kiganiro yagiranye na Kigali Today yavuze ko ari umubyeyi wubatse kandi ko akunda kurinda umuryango we no gucunga neza ko ibyo akora mu itangazamakuru bitabangamira abo mu muryango. Yavuze ko yagiye abona amagambo y'ibitutsi kandi ibyo ntibyigeze bimuca intege mu gukora umwuga wiwe w'itangazamakuru. Hari amakuru avuga ko ari umwana wa gatatu mu bana 9 mu muryango avukamo. Nubwo rero ibi byose tubivuze, hari byinshi cyane Scovia wamuvugaho yagiye akora kandi bitandukanye ari byo bimugira kuba uwo ari we uyu munsi. Nyaboneka Scovia ngaya amakuru yiwe uko ahagaze, hanyuma byinshi tuzagenda tubimenya uko mwandika muri comment musaba amakuru yiwe, ndetse kandi mukomeze mukunde Scovia kandi mukunde n'ibiganiro byiwe kuko birubaka. Kandi mwibuke yuko namwe nimba mukora itangazamakuru, mwibuke yuko ahagarariye itangazamakuru ryigenga, mugerageze mukurikire Scovia mama Rwagasabo abafashe mu byo mwifuza byose. Ndabashimiye.